inshuti bashyitsi mwaje kwifatanya natwe, baturage b'umurenge wa Rukoma ndabasuhuje. Munyemerere mbagezeho ubuhamya bwanjye. Njyewe ugiye kubagezaho nitwa Mukandamage Epaphrodite mwene Ndamage Michel na Nyiramatama Daphorose. Bari batuye mu kagari ka Murambi muri uyu murenge wa Rukoma. Ndi umwana wa munani mu muryango wanjye kwa data wari ugizwe n'abana 10 hamwe n'ababyeyi, twese tukaba 12. Haba mpagaze aha ari njyewe njyenyine wasigaye muri uwo muryango. Abandi bose barishwe muri jenoside yakorewe abatutsi yatangiye muri Mata 1994. Ubuhamya bwanjye ndabuhera mbere gato ya 1994, ubwo mu mwaka w'1987 aribwo natangiye umwaka wa mbere kuri iki kigo cy'amashuri cya Gisenyi twibukiyeho none. Umwaka wa mbere wabaga mu ishuri riri hano ku ruhande. Twatangiye twigishwa n'umwarimu witwaga Simparinka. Hanyuma turi mu ishuri bwa mbere menya ko nyine ndi umututsi nibwo yaduhagurukije, aravuga abatutsi nibahaguruke, habura n'umwe uhaguruka kuko twebwe twari abana ntabwo twari tuzi iby'amoko. Hanyuma ariko aducamo araduhagurutsa, agenda aduhagurutsa aratubwira ati kandi kuva ubu mumenye yuko muri abatutsi. Indi myaka yakurikiyeho kuri iyo nshuro yaduhagurukije yaratubaze, sindi niba hari wenda amaraporo yatangwaga. Hanyuma indi myaka yagiye ikurikiraho rero batubwiraga abatutsi nibahaguruke, twanatinda guhaguruka ugasanga abandi bana bagenzi bacu baraduhagurutsa bati ko mutahaguruka ntabwo muzi yuko muri abatutsi. Hanyuma tugahaguruka. Twakorerwaga ihohoterwa rishingiye ku bwoko bwacu bw'abatutsi. Nyuma yuko nyine tubimenye, twabonaga yuko abandi bana duhaguruka bakaduseka bakadukoba, ari nayo mpamvu rimwe na rimwe batubwiraga guhaguruka wabonaga nta bushake dufite bwo guhaguruka. Rero naje kubaza kuko twahoraga twibaza impamvu baduhagurutsa baduseka. Hanyuma nza kubaza umubyeyi wanjye impamvu baduhagurutsa bakatubara kandi baduseka kandi batwibutsa ko turi abatutsi tugomba kubimenya. Mubaza ntese abatutsi baba barakoze iki kibi? Nuko aceceka umwanya mutoya ansubiza mbona yuko ababaye, arambwira ati nibajya babahagurutsa ujye uhaguruka, ariko nta kibi abatutsi bakoze. Hanyuma mu mwaka w'1990 inkotanyi zarateye, noneho ihohoterwa ry'umututsi ririyongera. Mu ishuri duhabwa akato, ukabona abandi bana ntibashaka no kutwegera cyangwa gukina natwe. Muri icyo gihe hakurikiyeho ko bavuga ngo Rwigema bamwishe. Kuri iri shuri abarimu bahise badusohora mu mashuri ikitaraganya. Twari twaje tuzi ko tuje kwiga, ariko abarimu baradusohoye turaza duteranira kuri iki kibuga. Hanyuma bahita
batwigisha indirimbo. Yari indirimbo ngira ngo yari yadutse nko muri iryo joro, natwe barayitwigisha. Umwarimu witwaga Nyagatare, nyuma waje kuba interahamwe, yaratuye haruguru ahangaha gatoya, niwe wayitwigishije. Turayiga, hanyuma bazana umutumba munini turawikorera ngo tugiye gushyingura Rwigema. Ubwo twarawikoreye tugera ku kindi kigo cy'amashuri cy'ahantu hitwaga Inyarubuye, nuko havugirwa amagambo menshi avuga ko inyenzi zatsinzwe, ko bishe uwari uziyoboye. Mu gutaha nabwo twatahanye ubwoba. Tugeze mu rugo tubibwira ababyeyi bacu. Icyo gihe rero ababyeyi nkanjye mu rugo, papa yaratubwiye ati mukwiriye kwitwararika kurusha uko mwitwararikaga mbere, mugataha kare, kubera ko ubungu kandi mukajya mwitwara neza, kubera ko ubungu ikosa ryose mwakora mwarizira babica. Rero icyo gihe twatangiye kujya dutaha kare, kandi ibintu byakomeje kuba bibi. Tukabona abaturanyi baraduhunga, ntibagishaka rwose no kutuvugisha, kuko ndibuka neza ko muri iyo minsi twirirwaga mu rugo, bwagoroba tukajya kurara mu bigunda kugira ngo bataza kudusanga mu rugo nijoro hanyuma bakatwica. Haciyemo nk'imyaka 2, kuko icyo gihe hari muri 1991, 92 n'93, nk'imyaka 3. Bisa nkaho harimo agahenge gatoya. Hanyuma muri 94 muri Mata, ndibuka twari turi mu biruhuko, kuko nari noneho mu mwaka wa 6 ibintu byatangiye kuba bibi cyane. Ubundi ubwo nari mfite umuryango utari mugari cyane, ariko nanone wari uhagije. Nakuze mbona basogokuru babiri, ndavuga basogokuru babiri kubera yuko nari mfite sogokuru wanjye witwaga Nzakamwita Leonidas, hanyuma mfite n'undi bavaga indimwe witwaga Kanyamuhenja Jean, wari utuye haruguru ahangaha. Hanyuma kuri uwo muryango wa Nzakamwita Leonidas hariho data witwaga Ndamage Michel, hakabaho no data wacu yitwaga Kalisa, hakabaho n'umuryango wa Thomas, kuko Thomas we yari atakiriho. Bose bari batuye hariya ahitwa ku Gasharu. Hanyuma rero jenoside ibaye, umuryango wo kwa sogokuru wari utuye haruguru ahangaha kwa Kanyamuhenja barawutsembye, barabishe. Nta n'umwe mu bari bari muri urwo rugo icyo gihe wabashije kurokoka. Bishe Kanyamuhenja, bica umukecuru we yitwaga Teresa, bica umugore wa Magera ari umuhungu wa Kanyamuhenja n'abana be bose, bica abuzukuru b'umuhungu wari waritabye Imana witwaga Sendanyoye. Nta n'umwe wari uri muri uyu muryango wari uri mu rugo icyo gihe warokotse, uretse utari uhari, niwe wasigaye. Hanyuma muri uwo muryango wanjye wo kwa Kalisa, nawo kwa data wacu ari Kalisa, baramwishe. Umugore we witwaga Nonsiyata, abana be 3 witwaga Mpinga Nzima, witwaga Gildas na Muneza,
bose barabishe, umuryango urazima. Kwa Tomasi naho kwa data wacu barabishe bose, abuzukuru bari bahari, abana bari bahari, nta numwe wabashije kurokoka uretse nabo abatari bahari muri icyo gihe. Ubwo rero iwacu mu rugo kwa Ndamage Michel, jenoside itangira yari itariki nk'iyi ngiyi. Ni byiza ko byanahuriranye rwose, ariko ku itariki 18 nta muntu n'umwe iwacu waraye mu rugo. Twarataraye, umwe ajya aha undi ajya aha, hanyuma turara aho ngaho. Aho twaraye nyine sinzi abandi aho baraye, ariko ngewe haraho nagiye mu baturanyi ndaharara. Bukeye mu gitondo nari mfite mukuru wanjye witwaga Veneranda, araza ansanga aho nari nicaye, ariko nsubiye inyuma gato cyane aho twari twaraye haje umugabo witwaga Musabimana w'ahantu hitwaga kwa Rwakananira, arahadusanga aratureba nabi cyane, arangije aramubwira ati wa mukecuru we, n'umukecuru wari waducumbikiye, aramubwira ati wa mukecuru we, aba bantu babitsemo iki ko bari bugusenyere? Abahungu babicuki bamaze gutera grenade, abantu babamaze, none wowe ubitsa abangaba? Atureba nabi cyane. Aho kwa bicuki yavugaga hari kwa marume. Ngiye nahise numva ko wenda ni nanjye hari ari kureba cyane. Hanyuma umukecuru aratubwira ati rero nimureke mbasengera ubundi mugende. Yaradusengeye, turangije turagenda. Ariko akantu nari nibagiwe gato cyane nanone, jenoside ijya gutangira hari umwarimu twari dufite watwigishaga mu mwaka wa 6 kuko niwe nigagamo, witwaga Ngambage. Baramwishe, ngira ngo we bamwishe mbere rwose, bishoboke ko ari ku itariki 18. Baramwishe, bamwica nabi, bavuga ko ari asanga inkotanyi agira gute. Bahise bamwica ku munsi wa mbere, bamwicira iriya Irukoma. Hanyuma rero ngarutse ubwo munsi nibwo ni nkaho aribwo ni nabwo batangiye kwica. Ngarutse rero aho twari turi kuri uwo mukecuru amaze kudusengera, twarasohotse twese turagenda twicara ku irembo rye. Hanyuma mukuru wanjye witwaga Veneranda, yari umukobwa w'inkumi, arahansanga arambwira ati papa bamaze kumwica, ngwino natwe tugende batwice. Kubera ko yandutaga kandi nyine ntabwo nagombaga kumusuzugura, nubwo numvaga atari igitekerezo cyiza, ariko naramukurikiye. Turagenda tugera, tukizamuka duhita tubonaho data bamwiciye. Bari bamukubise umuhoro mu mutwe, uru ruhu rwose rwo ku mutwe rwo ku ruhande rumwe rwari rurimo rurereta, ariko ava amaraso menshi. Hanyuma ngira ngo bakimukubita ese ikubita hasi, ariko twe tuhagera yarasa n'uri guhaguruka, kandi yaratubonye aratumenya. Mu ntege nke cyane nabonaga afite kuko yaradandabiranaga. Ubu namaze gukura nibwo numva ko wenda yari yagize shock hypovolemique kubera gutakaza amaraso menshi, ariko yaramaze kuzanzamuka, iyo shock asa nkaho ayivuyemo. Hanyuma tubonye
aducira amarenga atubwira ko twagenda. Ntabwo yatuvugishije ariko yaduciriye amarenga atubwira ati nimugende. Niko ngewe ntabwo yavuze ariko uko yabikoze numvishe ko atubwira ati nimugende mwinyegera. Hanyuma mukuru wanjye arabyanga, aravuga ati reka tugukurikire. Koko turamukurikira, duteye nk'intambwe 3 agenda dandabirana, arazamuka hari toilette batakitumamo abaturanyi bacu bitwaga kwa Saverina. Arazamuka aragenda yijyamo. Hanyuma mukuru wanjye abuze ukuntu abigenza, dusa n'abamusizaho. Twe turagenda tugera ku muhanda, n'ubundi hari hafi y'umuhanda. Y'uyu muhanda nyine urakomeza ukagera iri iwacu. Abwira umuturanyi wacu witwaga Gatarihunga, yari umuturanyi wacu rwose, yasangiraga na data, mbese yari umuturanyi wacu twamye tubona ari umuturanyi wacu mwiza. Ariko icyo gihe byari byarahindutse pe, kuko yaramubwiye ati se Gatarihunga waje ukadufasha papa ukamukura hariya hantu. Hanyuma Gatarihunga aramubwira ati none ndamukurayo mushyirehe. Ubwo Gatarihunga dusigaho, turazamuka. Tukizamuka duhita tubona musaza wanjye yitwaga Vianney ku nkengero neza z'umuhanda yaguye yubamye. Hanyuma Veneranda aravuga ati dore disi Vianney, amukoraho amuhamagara, ariko Vianney ntago yasubizaga, nta nubwo yinyeganyezaga. Hanyuma amukora mu bitugu kuko yari yaguye yubamye, amukora mu bitugu asa n'umuzamura. Noneho numva arahumetse cyane, ahumeka umwuka mwinshi. Hanyuma Veneranda we ahita avuga ati dore disi aracyariho. Ariko ubu nyine nabaye mukuru, ubu nibwo numvishije ko ari umwuka wa nyuma yahumetse, ariko twe twari tugize ngo aracyariho. Hanyuma ntacyo twari kumumarira, ntitwari kumuterura, nta kintu na kimwe twari gukora. Ahubwo twarazamutse tujya ahantu ku gasozi mu isambu yacu, n'ubundi twari tuyegereye. Tujya mu gasozi, nako ku gasozi abantu bakwiriye imishwaro mu isambu yacu, batema ibitoki, bakura ibijumba, mbese ibintu byose nyine ubona abantu bari muri izo mvoma zimeze gutyo. Abasahura, abafite amasashe y'amagi, byose bari gusahura. Ariko ntabwo batwitayeho, wenda ngo uwo mwanya ntibatwitayeho. Twahagaze aho ku gasozi turareba, tugiye tubona igitero kinini, abantu benshi baturukaga ahitwa Uruhozankanda, ari benshi bari kumwe na konseye witwaga Serinda n'izindi nterahamwe nyinshi. Izi nyinshi ntabwo wari kuzimenya kuko zari zaturutse ruguru iri Rukomo. Harimo umugabo witwaga Ntereye mu nyihanganire nkoresha izo mvugo, yari umututsi wari utuye hariya twari duturanye. Rero kuko bari babyutse baza bakamutwarira inka, bakamutwarira ibintu, yumvaga wenda ari ibintu yajya kuregera uwo konseye witwaga Serinda. Agezeyo baramubwira bati reka tuze twumve ikibazo cyawe. Ubwo rero bamanukanye muri uwo muhanda, bigiye neza munsi y'iwacu. Nibwo bamubajije bati mbese hari ikibazo cyawe ni ikihe? Ntabwo numvishije ibyo yabasobanuriye, gusa nabonaga geste yakoreshaga, wenda ubwo yari ari kubasobanurira uburyo bamusahuye. Sinzi umwe muri bo wahise afata ubuhiri. Mvuze ubuhiri, sinzi ko urubyiruko rw'iki gihe rwamenye icyari cyo, ariko cyari igiti nkuko wafata umukoropesho, igiti cy'umukoropesho, ariko hasi kikaba gifite wenda warakiranduranye n'imizi. Hasi cyari
kiburungushuye. Abenshi rero izo nterahamwe zari zaragikwikiyemo imisumari kugira ngo zizabone uko zitwica. Ubwo interahamwe imwe yakubise yihanukiriye uwo ntereye iyo mpiri mu mutwe, ntereye yahise yikubita munsi y'umuhanda. Hanyuma abandi bahita bafata amasuka batangira kurima itaka bari murimiraho. Nuko nguko ntereye yapfuye, ni naho bamukuye umubiri we bajya kuwushyingura mu cyubahiro. Hanyuma barakomeje baraza bagera kuri wa musaza wanjye witwaga Vianney nababwiye mbere, baramukurubana bakurura hasi, yari yamaze gushiramo umwuka. Baragenda bamushyira mu mungoti mu isambu yacu, nuko nawe bamukururira hitaka. Hanyuma barakomeje bajya gushaka data aho bari basize bamutsinze, baramubura. Bahasanga amaraso, ariko ntekereza ko icyabayoboye aho yarari bakurikiranye ibitonyanga by'amaraso aho byagiye bigwa, nuko bamugeraho. Numva barasakuje cyane ngo dore cya gisaza aho kiri. Icyo nongeye kumva ni ibintu byirangira. Niba ari amabuye bamukubise, kuko ho sinaharebaga, niba ari amabuye bamukubise cyangwa niba ari ubuhiri ntago mbizi. Gusa tujya kumushyingura mu cyubahiro nta mutwe yari afite, yari amagufa yashenjaguritse. Hanyuma ubwo twahise tuva aho ngaho tujya kwa muturanyi wacu nababwiye umusaza witwaga Gatarihunga. Tugezeyo barandeba ngewe, baravuga ngo ntabwo bari bumpishe. Hanyuma mukuru wanjye bishoboka ko bibwiraga yuko wenda azabafasha wenda kubahingira cyangwa iki, nge bakabona ndi umwana, baravuga ati turahisha mukuru wawe ariko wowe ntabwo turi buguhishe. Ubwo rero mukuru wanjye bamujyanye mu nzu, ngewe nsigara hanze ku irembo. Ndicara mfata umupira nari nambaye wo kwifubika, mukururira ku mazuru, kuko numvaga yuko amazuru ariyo wenda agaragariza abantu ubwoko bwanjye, kandi numvaga ari nyine nibayabona bari bunyice byanze bikunze. Hanyuma mu gihe nicaho mu kanya gato cyane, hari umuryango twari duturanye witwaga kwa Rwasibo. hariyo Rwasibo ntiyari akiriho, ariko hariyo umukobwa we witwaga Gasengayire Marita hamwe n'abana be, ndetse hari n'umuhungu wa Rwasibo wari utuye i Kigali, ariko muri icyo gihe yari yaraje aho ngaho kwa Rwasibo, witwaga Kayitankore n'umugore we n'abana, ndetse na murumuna w'umugore we n'umugabo we, bose bari bari aho ngaho. Rero interahamwe zahise zibamanukana zibageza aho ku irembo kwa Gatarihunga mpicaye. Zirangije hashoboka ko hari interahamwe yitwaga Setiba, abari batuye n'ahangira ngo wenda barayizi, ariko yarabahagejeje arababwira ati mwajyaga mwumva Setiba mukagira ngo ntazagera inahangaha. Abo bantu batangira kwisobanura ati rwose, baravuga ati tumanuke murabitubwirira hepfo gato. Babagejeje hepfo ku muhanda, rero n'uyu muhanda turiho ariko ni hirya gatoya, nuko bose barabica. Uwo muryango wose wari uri kwa Rwasibo ushira gutyo. Ariko bageze kwa Gatarihunga bagasa n'abahagaze, kandi mbona ari umurongo muremure. Numvishe nifuje kuba nahaguruka nkagendana nabo, kuko naravugaga nti byibura wenda ngendanye nabo turi benshi ntago nagira ubwoba. Nashatse guhaguruka, wari umunsi wanjye utaragera, sinahagurutse, ariko narabishatse cyane. Hanyuma hashize akanya gatoya kwa Gatarihunga basohora wa mukuru wanjye Veneranda, baravuga ati mureba ahantu mujya kwihisha. Twaragiye twirirwa ahantu mu mungoti haruguru yaho, n'ubundi twirirwa mu mungoti.
hari indirimbo Munyanshoza ajya aririmba ngo ndibuka umunsi wanze kwira, uwo munsi nawo wanze kwira pe, kuko hirya no hino hari induru, hirya no hino hari amafirimbi, hirya no hino hari urusaku rwinshi, hari imiborogo. Wabaye umunsi muremure cyane, kandi natwe nubwo wenda twari tugihumeka, ariko mu by'ukuri wumva kumeze nk'uwapfuye. Hanyuma rero twiriwemo aho ngaho, abantu badusimbuka, hari abantu badusimbutse ariko ntibatubona, bari kwiyirukira nyine bajya mu byo gusahura cyangwa no kwica. Hanyuma bwaje kugoroba, mukuru wanjye arambwira ati ninze tujye, hari umugabo wari inshuti yacu ya mbere banahanye inka na data, aravuga ngo no tujyeyo. Turagenda, tukiri mu isambu yacu twumva abana bo mu rugo, abana b'iwacu bararize. Mukuru wanjye arambwira atabona abana b'iwacu. Turagenda nk'ababashakisha, tubaduhuye nabo, turababona. Bari abana babiri batoya bankurikiraga, ndetse na mama wabo. Ndavuga mama wabo kuko ngiye mama yari yarapfuye mfite imyaka 6, papa azana undi mugore, niyo mpamvu mbivuze gutyo. Ariko nawe yari umubyeyi mwiza, yari yaratubereye umubyeyi mwiza. Hanyuma tumugezeho rero, niwe watubwiye ati nimuze tujye kurara mu matongo. Turagenda turara mu matongo y'iwacu. Inkoko zo zari zitamenye ibyabare kuko zaratashye, ahubwo abantu baza kuzitwara muri iryo joro. Turutubumva nyine turi aho ngaho. Ndibuka twari dufite umwana mutoya w'igitambambuga w'imyaka 2, twageze aho mu rugo rwacu. Ibikuta nibyo byari biriho, urusenge rw'inzu barukuyeho n'ibiraro birangaye. Uwo mwana muto cyane aravuga ati inka zacu se, bakagenda. Rero uwo mumama nababwiye witwa Jose, wari umwarimukazi kuri iki kigo twari duturanye, nyine we twari duturanye, yageze imuhira atuma wa mukecuru aramubwira ati uriya mubyeyi n'abana kuko bakiri bato sinabasha kubahisha, ariko byibura Veneranda na murumuna we bo baza nkabahisha. Uwo mukecuru rero yagarutse kubitubwira, abitubwira nk'uko yabimubwiye. Hanyuma Veneranda aravuga ati ntabwo twasiga uwo mumama na barumuna bacu, turagumana batwicane. Hanyuma njye mbyumvishe rero numva ntago ari igitekerezo cyiza, nubwo nari umwana, kandi nkumva nta kuntu ndi bubabwire yuko ngewe nabasiga nkagenda. Narababwiye nti se ko numva nshaka kuri toilette. Umwe muri barambira ati se wagiye hafi aha ngaha. Undi aravuga toya, reka two gupfira mu mwanda. Noneho nsohotse ngo ngiye wenda inyuma y'iyo nzu twari turimo, niko nagiye aho kwa Jose. Ngeze kwa Jose ndavuga ati mukuru wanjye we yanze kuza, ariko nge narinje. Jose aravuga ati nta kibazo, ariko manuka njyayo kuko ni munsi y'iwacu y'ahahoze iwacu. Manuka njyayo hari abana bato cyane bari mu kigero cyanjye, bahise bahamagara uwitwaga Kagarara mwene Mbonigaba, wari uri gusambura inzu ya musaza wanjye. Baramuhamagara bati Kagarara we dore inyenzi. Kagarara sinzi uburyo atabyitayeho, ariko yaravuze ngo nimumureke. Hanyuma ndamanuka rero ngera kwa Jose. Jose afata abana be bari batoya kuko umukuru yarataratangira ishuri, arababwira ati abereka akantu k'agahoro gatoya, arababwira ati ntihagira umuntu uvuga ko ndiyo azabaca umunwa. Abana nyine abatera ubwoba gutyo, nta mwana koko wigeze avuga ko mpari. Hanyuma ndaharara. Jose yanyirizaga mu nzu yo hanze, bwakwira nijoro akanjyana mu nzu nini yo bararagamo. Bwarakeye uwitwa Alexandre wo kwa Patrice avuza ifirimbi, avuga cyane, arahamagara, aravuga ati abatutsi bose mwarokotse nimuze
habaye ihumure, nta uri bwongere kubica, nimuze tumenye uko mungana hanyuma tubashakire uburyo bwo kubaho. Jose aramwegera kuko n'ubundi yabivugiraga haruguru yiwe, atese koko nibyo abatutsi nibaza nta kintu mubatwara. Aramubwira ati turi kubabeshya, ati turi kugira ngo n'uwasigaye aze ubundi tumwice. Kandi koko abasigaye bakaza, harimo abitwa Yuriyana bafite abana bitwa Bakure ba Kayigamba, baraje bagira ngo koko nihumure, babiciye muri uyu muhanda ariko atari hano hirya iriya Iroza Nkanda, bahise babica. Ntabwo nababonye bicwa ariko narabyumvaga, kuko iyo bakubitaga umuntu wumvaga ari ikintu kirangira cyane, narabumvaga. Kandi bari benshi, baraye bahatakira, ongera ngo babakururiye bitaka mu gitondo. Nagumye rero aho ngaho kwa Jose, hanyuma wa muryango wanjye mutoya nasize ruguru iwacu, byagejeje ku mugoroba baraza batwara Veneranda, batwara uwo mubyeyi nababwiye, batwara n'umwana wacu mutoya wari ufite nk'imyaka 2. Undi mwana mutoya wari uhari nawe ngire ngo yari yahavuye yagiye ku baturanyi bacu bitwaga kwa Nsengi yumva n'umugore we ni Ferida. Hanyuma barabatwara barabajyana babajugunya muri ya toilette nababwiye biciyemo data. Bafata uwo mubyeyi bashyiramo umwana, bashyiramo na Veneranda, barangije bagiye kubakururiraho itaka ngo nta kintu na kimwe babakozeho. Veneranda aravuga ati uko muratwishe. Nababwiye mbere ko yari umukobwa w'inkumi. Intera hamwe yitwaga Nize iramubwira iti wevamo. Avamo, hanyuma wa mumama n'umwana babatabye bumva kugeza baheze umwuka. Hanyuma Veneranda yantera hamwe iramutwara ijya kumwica urw'agashinyaguro kurusha n'urwo yari bupfa hari, kuko ntago sinzi uburyo babanaga, ntago mbizi. Hanyuma yaramutwaye, njyewe nguma aho ngaho kwa Jose agerageza kumpisha. Ndibuka umunsi umwe intera hamwe zakoze ziriwe zisaka ahantu hose, yansize mu rwina, kandi urwina rwari rutoya cyane, ndwirirwamo. Hanyuma amavi arandya, ariko nanone ndurimo nagiye kumva numva umugabo we aramuzanye, nk'umuzanye munsi y'urwo nko kumubwira nyine ikindi kintu. Aramubwira ati zana umwana wo kwa Mikayire uri hano umujyane, bavuze ko batari bumwice ahubwo bari bumushyire mukuru we aho ari kwa Nizeye. Ariko mu by'ukuri uwo mugabo ntabwo yari azi ko ndaho ngaho, uretse kumva ko wenda byari nko kubyumva abantu babivuga. Hanyuma Jose aramuhakanira, aramubwira ati rwose nta mwana wo kwa Mikayire uri hano, ati cyakora yarahanyuze ariko ntabwo akiri hano. Aramuhakanira cyane, ariko njye mbyumvishe ndavuga nti Jose nibakomeza kumumbaza ari buvuge ko mpari. Nuko romva muri rwa rwina, mvuye muri rwa rwina nurira ipapayi, ndebye mu muhanda kuko baturanye n'umuhanda, mbona nyine ibintu bimeze nabi, abantu bari kwiruka abandi bavuza induru. Manuka mu ipapayi ndagenda nicara mu nzira, mbona bashoreye umwana witwaga Kajagari w'ahantu witwaga kwa Mukaderevu, mbona baramushoreye. Nshaka kugenda nanjye ngo banshorere ariko mbura imbaraga. Hanyuma abana ba Jose babaza kunyuraho, baragenda baramubwira bati tumubonye yicaye hariya hepfo ku nzira. Jose arabantuma, ndagenda arantunganya cyane, ati kubera icyo wavuye ahantu nagushyize ukaba wagiye mu nzira. Ariko sinamubwiye ko nari numvishe bashakaga kunjyana aho kwa Nizeye. Hanyuma
nagumye aho agerageza rwose kumpisha uko yumvaga bavuga ko igitero kiri buze yarampishaga aha nyine yageragezaga kumpisha. Hari n'undi munsi baje gusaka ari nijoro arabimenya anshyira munsi na yari inyuma y'igikoni ashyiraho ibishogoshogo. Hanyuma interahamwe kandi koko zaraje zivugiriza ifirimbi imbere y'umuryango w'igikoni ziravuga ziti turashaka umwana wo kwa Mikayire uri hano. Jose rero arazibwira ati nta mwana wo kwa Mikayire uri hano, ariko niba mugira ngo ndababeshya nimwinjire mu nzu namwe musake murebe ntaho mbahisha. Baravuga batubwije ukuri kandi mwumve ko bari ari interahamwe nyaza ari zinjiye aho mu rugo, izindi zari zitegeye inyuma y'urugo, ku buryo niyo wari gusohoka gatoya wenda uri gukebereza ushaka kwihisha zari kuba zakubonye. Hanyuma bageze hanze y'igipangu bahita bavuza ifirimbi baravuga ngo dusanze ntawe uhari, baragenda. Nagumye aho rero hashize iminsi mikeya uwo mukuru wanjye n'ubwo iyo nterahamwe yitwa Nize yari yamujyanye, ariko si we wenyine, hari abandi bakobwa babiri. Hari uwitwaga Donata w'ahantu witwaga kwa Masonga, hari n'undi witwaga Devota wa hano hirya kwa Naniya, bari batuye neza hano imbere y'iki kigo cy'ishuri. Bari abakobwa b'inkumi beza. Uwo witwaga Devota yari ari kwa Gasipari, sinzi umuhungu wabo wari waramujyanye yaramugize umugore. Hari n'uwo Donata, hari umuhungu witwaga Kayitare niwe wari waramujyanye. Hanyuma rero umunsi ubumwe baraza bose baravuga bati ntabwo twakomeza kubika izi nyenzi. Barabafata barabashorera uko ari batatu. Ngewe Jose yari yamisha ahantu mu kiringiti, yari yanitse ku giti giciye ariko kidacimbuye hasi kigiye hejuru. Hanyuma nanjye nsa n'ukinjiramo nk'aho banyanitseho ikiringiti. Nakuyeho ikiringiti ndabareba mu muhanda aho bari babashoreye ari batatu. Barabajyanye babajyana haruguru gato y'Umurambi, barangije bose babaryamisha hasi bubitse inda. Mukuru wanjye ngire ngo yari yarambiwe cyane kuko yarababwiye ati nimutwice. Abo bandi Donata na Devota bati mwatubabariye. Ntabwo bigeze babagirira impuhwe na gatoya, ahubwo ngo bafashe inkota bakayishinga mu ijosi igahinguka hasi. Hanyuma n'urwo rupfu babishe ni naho babakuye bajya kubashyingura mu cyubahiro. Ubwo rero haje kugera igihe baravuga ngo hagiye kongera hatangira amashuri, ngo higa Abahutu gusa kuko nibo bari basigaye. Jose arambwira ati rero ubu naba nararuhiye ubusa, ndamutse ngiye ku kazi nkagusiga hano ngasanga bakwishe. Arambwira ati genda ujye kwa Manase yari umuntu wahanye inka na data, ugende urebe ko yaguhisha. Nuko umukozi aramperekeza angeza hafi yaho, nanjye ndagenda njya kwa Manase. Ngeze kwa Manase cyakora ambwira yuko nawe bahora bamusaka atari bubone uko ampisha. Cyakora arambwira turaharara. Naraharaye, bukeye mu gitondo ndagenda ntazi yonjya njya hitwa Igashenyi ni hakurya hariya. Njyayo, ngezeyo nsanga mukuru wanjye ahantu yari yihishe ku rugo rumwe. Mpamusanze mukuru wanjye n'abana be batatu, yitwaga Beatrice, yari afite umugabo witwa Leonce, bari batuye hano hakurya Muganza. Nawe kuba yari akiriho, bari abantu bifashije bafite amafaranga menshi. Uko yagendaga atanga utwo dufaranga n'urwo rugo rwari rumuhishe, nuko ari amafaranga yabahaga. Hanyuma mpageze rero umugore waho yari yamuhaye n'ubundi amafaranga ngo ajye guhaha. Ahansanze aravuga ati uyu mwana yo mba ntamusanze mba namujyanye kwa basaza banjye akabaho nta kibazo. Mbyumvishe gutyo numva ni byiza, ariko yari yambwiye ati nyine ati ariko ntabwo warara hano. Narambutse ngaruka kwa Manase ndaharara, ariko mbwira Manase yuko mu gitondo nsubira kuwo mudamu akanjyana kwa basaza be. Hanyuma mu gitondo koko ndabyuka njya kuwo nsubirayo.
subiyeyo mu gitondo ndasuhuza bari bari mu nzu. Umudamu arikiriza ati aravuga ati ninde atari kundeba, nanjye nari narabaye nk'umuntu mukuru nubwo nari umwana, ariko naravuze nti n'umugenzi. Hanyuma andebera mu kadirishya, amaze kundebera mu kadirishya avuze induru, aravuga ati mukuru wawe yarayavuye habenda kudusenyera none nawe uragarutse. Yahise asohoka mu nzu yiruka, azamuka ajya guhamagara intera hamwe zinyice, nanjye manuka niruka nsubira kwa Manasi. Ngeze kwa Manasi noneho Manasi amisha mu masaka, arambwira ati nirirwe mu masaka. Nirirwaga mu masaka kubera numvaga cyane ikibazo cy'amazuru aricyo gikomeye. Avuga ni wenda amazuru yanjye aramutse ari manini cyane, aho nanyura nta wantangira. Nirizaga intoki ebyiri mu mazuru nyakwedura, ku buryo wenda ninzajya nyura ahantu batazajya bamenya uwo ndiwe. Hanyuma niriwe aho ngaho, ariko kuko Manasi yambwiraga ko nta bwihisho buhari, naramubwiye nti hari umugabo w'inshuti yacu utuye ahantu hitwa Icubi. Icubi ni kuri uriya musozi mureba hari hakurya ufite agashyamba gake hejuru. Hanyuma rero nagiyeyo mu gitondo, ndazamuka ngera i Gashenyi. Ngeze i Gashenyi ngera ku bantu b'abahinzi bahita bamenya, baravuga ati uyu mwana ni uwo kwa Mikayire. Ndavuga nti ntabwo nduwaho nta nubwo muzi. Inti njyewe ndi umukozi w'umuhungu wo kwa Manasi yitwaga Ruhitamo, navuze izina rye. Navuze ndi umukozi w'umuhungu wo kwa Ruhitamo, twaje tuvuye i Kigali. Noneho abo bantu baranseka, baravuga ati wa mwana we waretse kutubeshya n'ubundi kutari burengaho imbere, bati twe ko ntacyo twenda kukugira. Narakomeje ndagenda, nigiye imbere nanone, wari umunsi w'isoko hari kuwa gatanu, nigiye isoko ribera i Kayenzi. Nigiye imbere mpura n'umukobwa ndetse n'umuhungu b'abasore bari kwiganirira bagenda gake gake. Hanyuma uwo mukobwa ahita mbona, aravuga ati uyu mwana afite imwe n'umugore wari wonse. Ndavuga nti reka rwose ntabwo nanamuzi, ndahakana cyane. Uwo musore aravuga ati reka ntabwo yaba ari uwaho ngo abe yavuze ijambo n'ubu sinzi wenda icyo rivuga ngo bagitera igihosho, wenda yaravuga ngo bakiriho. Barandika ndagenda, nigiye imbere nanone mpura n'abana twaniganaga ahangaha kuri iki kigo cya primaire, bavuye ku isoko, barambuye, baravuga ati uyu mwana turamuzi ni Inyenzi. Bahamagara umugabo wari ufite umuhoro wari hafi aho ngaho, wabonaga yakagize rwose n'ubugome yakananyije, ariko baramubwira ati dore uyu mwana ni Inyenzi. Umugabo aravuga ati ni mumureka agende. Ndagenda noneho ngenda mu muhanda, ntawantangiriye, na bariyeri nayigezeho yari hari i Kayenzi. Iyo bariyeri yaguyeho musaza wanjye wo kwa data wacu witwaga Ntiyamira, ndetse n'umwana, ubwo navuga ko nari mubereye nyina wabo, umuhungu wa Bonifrida, kuko oya we ntabwo yahaguye kuko baragiye bageze kuri iyo bariyeri bahasanga umukobwa wa Mukagakwaya witwaga Ikitegetse, arabatangira, aravuga ati aba bana ni Abatutsi iwabo ndahazi. Hanyuma arabarobanura, ariko aravuga ati uyu Ntiyamira n'Umututsi ndamuzi neza, ariko uyu nguyu ni umwuzukuru wa Tomasi, ise ni Umurundi ntago ari Umututsi. Bahise bica Ntiyamira, uwo mwana wundi w'umuhungu baramubwira bati subira iwanyu. Yaragarutse nawe ageze ku Gashara asanga abandi bose babamaze, nawe bahise bamwica. Mwumve ukuntu icyo gihe nta bumuntu abantu bari bafite, aho umubyeyi wakabaye arengera abana ari we wabatangaga ngo babice. Hanyuma rero narakomeje ngiye muri uwo muhanda, ntawantangiriye, sinahuye n'Ikitegetse yambona nanjye yari kuntanga. Naragiye rero ngera aho ngaho Icubi. Ngeze Icubi kuri uwo mugabo wari inshuti ya data, mpageze nsanga abantu barahindutse cyane, bakimbona batuje kugira gute, bashaka guhita banyirukana kuri uwo mugoroba. Ariko hari bagira impuhwe ho gatoya, baravuga ati naryame ku bukeye
asubira iwabo. Nahasanze umukobwa, umugore w'uwo mugabo yitwaga Gerard. Umugore w'uwo mugabo yarabereye nyina wabo, baramutemeye ahitwa mu Bibare i Bunyonga. Murabizi habereye ibintu bibi cyane, naho bisha abatutsi cyane, babanje abatutsi kwirwanaho ariko birangira n'ubundi babishe. Hanyuma uwo umukobwa yitwaga Wibabara bari baramutemye mu mutwe imihoro myinshi cyane, afitemo ibisebe byinshi. N'ubwa mbere nari mbonye igisebe kivamo inyo. Uwo Gerard rero yazanaga ibintu by'ibyatsi ngo ari kumwomora, hanyuma akamwomora amutuka cyane, amubwira ati ndabasi inyenzi, n'ubundi ububene wanyu ejo bundi nibagera ahangaha uzahita unyitakana. Nanjye bakambwira bati se koko mwari mufite ibyobo muzaturohamo? Ndababwira nti ntabyo, ariko ukabona ntabwo bari kubyumva. Amahirwe nagize rero naje kumva yuko nibucya bari burema isoko ry'ahantu hitwa Remera muri Nyabikenke, kandi aho Nyabikenke hari harashingiweyo masenge, kandi narabyumvaga ko we yashingiwe mu Bahutu. Hari iyo n'undi mu masenge washingiwe mu Batutsi, ariko ubwo ngewe numvaga najya kuri uwo mu masenge washingiwe mu Bahutu. Hanyuma ngeze Remera nari kuhamenya kuko nari naragiyeyo rimwe, numvise rero ko bazaremera iryo soko. Ndavuga nti mwangeza muri iryo soko ry'Iremera? Barambwira nta kibazo. Twarajyanye bangeza muri iryo soko ry'Iremera, hanyuma mbasezeraho njya kuri uwo mu masenge. Mpageze nsanga masenge ararwaye cyane, kubera ko nawe umugabo we yari yarapfuye, babyaranye abana 4, ariko nyuma aza kubyara undi mwana umwe. Hanyuma uwo mwana umwe rero jenoside ibaye, mukuru we bavindimwe kuri nyina yaramwishe. Uwo mukecuru masenge yahise agira agahinda cyane, ku buryo kuva uwo munsi biciyeho uwo mwana, yari umusore w'imyaka 22, ntabwo yongeye kurya, nta nubwo yongeye kunywa. Nasanze rero arembye cyane, arwajwe n'abakobwa be bari baraturutse mu ngo zabo baza kumurwaza. Hanyuma mpageze abo bakobwa be barambwira bati uracyariho? Ndavuga ngo yego. Baranyinjiza bati ngwino usuhuze nyogosenge, dore ararembye. Narinjiye njya mu cyumba aryamyemo, nsanga arananutse, yarahindutse, ubona atakiriwe. Hanyuma bansigaho nk'abagiye kunshakira icyo kundamiza. Bagiye rero nkabona uwo mukecuru arimo arasa n'umpereza ukuboko ansuhuza, nanjye nkamusuhuza. Bwa mbere naramushuhuje, inshuro ya kabiri nongera mbonagize ukuboko nk'uri kunsuhuza, nabwo ndongera ndamusuhuza. Inshuro ya gatatu arongera bikora gutyo. Noneho mu mutima ndibaza nti ntabwo ari kubona ko ndi kumusuhuza, ariko yari ari gupfa, kubera yuko umukobwa yaragarutse anzaniye ibyo kurya. Ahita ambwira ngo mama baye gute? Ahita asohoka ajya kuzana umusaza, bahita bansohora mu icyo cyumba, kandi koko yari amaze gupfa. Hanyuma rero mubyara wanjye w'umuhungu, ariko yari umugabo yubatse, niwe wahise anjyana, aravuga ati ngwino njyayo. Ubwo ni mubyara wanjye utarishe, bari abahungu 2, umwe niyishe ariko undi yari ahagarariye interahamwe muri ako gace ka Nyabikenke. Hanyuma uwo mubyara wanjye uwishe yitwaga Jerimani, hanyuma uwo nguwo utarishe yitwaga Noseni. Uwo Noseni rero niwe wanjyanye. Mpamaze iminsi 2, musaza wanjye nakurikiraga yitwaga Hagenimana Valensi, bamuhimbaga agapira, yarahansanze. Ahansanze uwo mubyara wanjye koko nawe ntago yamwirukanye, twese twari turiyo. Hariho n'abandi babyara banjye bakomoka kuri wa mu masenge wundi wari warashatse ariko agashaka mu Batutsi. Twese rero yabanye natwe, ariko abo bari bihishe nyine kuko bari abo muri ako gace. Bwangejeje ku mugoroba njyewe ndakaraba, ariko hari akantu Jose yari yaranyigishije tukiri kumwe. Yari yarambwiye ati uzajya hose wagenda wenda wabona n'urugo rukagufata, ujye ureba ahantu ushobora kwihisha biramutse bibaye ngombwa. Ubwo rero icyo gihe
nubwo ntari nzi ko ariko sinavuga ko hari uruhare nabigizemo kuko ntabwo nari nzi ko interahamwe ziri buze muri uwo mugoroba, ahubwo ngewe narakarabye mpita ngenda ndaryama, abandi batararyama bakinatetse, ndagenda igitanda naryamagamo. Rero iyo wakiryamagamo hariho igihe cyasaga n'igitandukana isaso yacyo, hanyuma ugasa n'uteberamo. Naragenda aryama nteberamo ndasinzira. Muri icyo gihe nsinziriye interahamwe zaraje ziba zigeze kuri musaza wanjye, zitangira kumukubita na baba byara banjye bandi bari bihishe, zitangira kubakubita. Hanyuma musaza wanjye agira ubwoba, aravuga ati ariko mu nzu harimo mushiki wanjye. Binjiye rero mu nzu baranshaka, ba nyir'urugo ubwabo ntabwo bari bazi ko ndi mu nzu, nta n'undi muntu wari uzi ko ndi mu nzu. Hanyuma baranshatse, icyo gitanda nari ndyamyemo cyari cyegeranye na beriso. Iyo beriso bakundaga kuyanuriramo imyenda kuko nta mwana waryamagamo, ahubwo bo bagize ngo ndi muri iyo beriso hari, kuko bakuyemo imyenda bayishugunya kwa cya gitanda nari ndyamyemo, irantwikira. Hanyuma barangije barambura, bamaze kumbura baragenda baramubwira bati reka tubajyane mwebwe nawe tuzagaruka kumutwara. Naje gukanguka ntazi byabaye. Hanyuma umugore wa mubyara wanjye niwe waje arambwira ati ese buryo uri hano? Ndavuga ngo yego. Arambwira ngo babandi bose barabatwaye. Numva mbaye nk'utu ubwenge. Arambwira ati ahubwo ngwino tujye ku meza. Ndamugahoya numvaga ntabyo nshaka. Hanyuma na mubyara wanjye nawe ngo yakurikiranye izo nterahamwe, azisaba ko yazaha amafaranga bakabareka, ariko zaramubwiye ziti yazane nabo kandi tubice. Arabihorera. Mubyara wanjye ahansanze njye nkiriho aravuga ati uracyariho? Ndamubwira yego ndacyariho. Arambwira ati humura uzabaho. Hanyuma ubwo ngubwo muri iyo minsi koko bateganyije kugaruka kundeba njyewe, babimenye barampungisha banjyana ku muntu w'umukecuru. Hamaze iminsi 2 numva urusaku rwinshi. Hari umuntu w'umukecuru ariko yari yagiye kuzirika ihene, numvisha urusaku rwinshi hepfo yaho bari baturanye n'urundi rugo. Ndebye mbona ni interahamwe nyinshi zifite biriya bikoresho byose, impiri, imihoro, ibiki, bari gusakuza kuko bari bagiye basaka urugo ku rugo. Hanyuma mbabonye mpita nirukanka cyane, njya ku buriri bw'uwo mukecuru rwari urutara, mpita nishyiraho isaso ye. Ibisaso ni imisambi. Hanyuma ariko wari kwinjiramo yari guhita mbona. Barahageze rero barahamagara uwo mukecuru. Umukecuru yitabira kure aho yagiye kuzirika ihene. Hanyuma baravuga mbese ntabwo uri hano? Ati nagiye kuzirika ihene. Bahita bavuga bati reka twigire kwa Madarina turagaruka. Madarina yari undi muntu bari baturanye. Twebwe ubwo ntabwo bigeze binjira muri iyo nzu ngo basake. Nuko mba ndokose gutyo aho ngaho. Kandi mubyara wanjye abimenye ahita bagaruka kuntwara nsubira kwa mubyara wanjye. Noneho rero aho kwa mubyara wanjye hansanze n'undi mwana mwene wacu witwa Umwari n'ubariho wahariya i Bunyonga, turahabana. Ubwo rero n'ubundi Inkotanyi zendaga kugera aho ngaho. Barangije mubyara wanjye aravuga ati rero Umwari we namuhungana nta n'uwamutangira, ariko wowe nta nubwo nakurengana umutaru, rero ntabwo ndi buguhungane. Baransiga bajyana Umwari, ariko nubwo bansize nasigaranye n'undi mubyara wanjye w'umudamu n'Inkotanyi. Muri iyo minsi bagiye, Inkotanyi zaraje zitugeraho aho kwa mubyara wanjye hari ahitwa Ikanyanzi Nyabikenke. Zitugeraho ziraduhumuriza, ntacyo zadutwaye, ahubwo zaraduhumurije ziraturokora, zirandokora. N'uwo mubyara wanjye ntacyo zamugize, ahubwo zaramushimiye. Hanyuma rero ubwo jenoside iba irarangiye. Nshimira cyane ingabo z'Inkotanyi zayihagaritse. Ubwo nakomeje aho i Nyabikenke, ariko nibaza abo nasize n'ahangaha ese hari uwaba akiriho, kuko mukuru wanjye wowe witwaga Beatrice nababwiye ari we nasize nzi neza ko akiriho. Numvaga yuko
akiriho. Naragarutse nje kureba niba hari umuntu wahasigaye. Ngeze hari hakurya Umuganza kuko ariho uwo Beatrice yari atuye, mbamuye n'umugore wambaye igitenge cye. Arambwira ati uracyariho? Mukuru wawe bamwishe ejo bundi Inkotanyi zigeze mu Gacurabwenge. Ati rwose zendaga kumugeraho ngo zimutabare. Atariko bahise bamwica, ndetse n'abana be 3 bafataga umwana ngo bakamushyira hejuru y'icyobo, bagafata umuhoro bakamunaganika, hanyuma bagatemamo 2 bajugunya mwa cyacyo. Wa mukuru wanjye abibonye bamaze kumumarira abana, nawe ngo yarasimbutsaga mwa cyacyobo, ari nacyo twamukuyemo tujya kumushyingura. Ubwo rero menye ibyo, naraje ndambuka ngeri inaha, naho nsanga nta numwe warokotse. Nta numwe warokotse. Hari musaza wanjye witwaga Murigande, nibwiraga ko wenda yaba akiriho. Yari afite inshuti ye y'umusore witwaga Ndungutse, bose bari abasore. Uwo Ndungutse ngo niwe wamuhaye kiyoda, arayinywa ariko ntiyapfa. Abonye adapfuye ngo amwereka ahantu yihisha, arangije ajya kumuhururiza, baramwica. Nuko nguko araho kwa Kalisa nasanze harazimye, ariko Thomas abari bahari hose nasanze barashize. Araha haruguru kwa Kanyamuhenja nasanze barashize abari bahari bose. Ari iwacu naho nasanze nta muntu ugihari wo kubara inkuru. Ndashimira rero, ariko mbere reka mbanze ndagaya abaturanyi banjye b'icyo gihe, by'umwihariko uwitwa Nsengiyumva bakunze guhimba Rupari, ndetse n'umugore we. Uwo mwana murumuna wanjye nigeze kuvuga ngo we yavuye aho abandi bari ajya aho ngaho kwa Nsengiyumva, yagiyeho koko. Hanyuma interahamwe zaraje zirahamukura, akajya yirukanka. Ibyo byo narabyiboneye, nari ndi mu Masaka ya hafi aho ngaho. Akajya ashaka guhungira ku majipo y'uwo witwa Bonifirida. Hanyuma Bonifirida akavuga ngo genda bakwica, urwanyu rwarangiye. Umwana akarira, interahamwe zimutsinda aho ngaho. Zimaze kumutsindaho, ntago twigeze twongera kumenya amakuru ye. No mu bashyinguwe mu cyubahiro Uwanyesi ntitwigeze tumubona. Ntago bigeze bashaka kuduha amakuru agendanye n'urupfu rw'uwo mwana, ndetse naho bamushyize. Nagerageje kubegera, ariko bakambwira ngo ibintu byabaye kera, ngo ubu ngubu ngo nta nubwo wamenya ahantu ari, ngo kuko ngo baragiye ngo bamushyira hariya mu isambu yanyu, ariko ngo ntabwo wamenya ahantu ari. Ariko sintekereza ko ari naho bamushyize, kuko nta kuri bigeze bambwiza. Aho bari bigaye kandi, ariko nanone ntarirarenga, bashobora no kutubwira aho bamushyize, nawe tukamukura tukamushyingura mu cyubahiro nk'abandi. Undi muntu ngaya nawe ndamuvuga mu izina, n'umuvandimwe wo Nsengiyumva. Mu mwaka ushize nafashe umwanya njya aho twari dutuye ku matongo y'iwacu, mperekejwe n'inshuti n'abavandimwe bakeya babashije kurokoka, ndetse n'abana banjye. Hanyuma mpageze ngenda mbasobanurira uko ibintu byagenze, mbasobanurira aho abanjye baguye. Nza kugera muri ya tuwarete, kuko rwari mu rugo rw'uwo witwa Celestine bakundaga guhimba Gakara. Ndamubwira ntese ntiharya ntihahandi biciye papa, ni hehe? Mu kwiyobagiza, mu gushaka kuntoneka, mu gupfobya, yarambwiye aturavuga hamwe wa musaza yiyahuye. Numvishije mbuza aho mwirwa,
ndavuga umuturanyi wanjye, umuturanyi wacu, ni gute ashobora kuba atibuka izina rya data ari we bari baturanye? Ni gute ashobora kumva yuko data yiyahuye n'urupfu nabatekerereje yapfuye ku munsi wa mbere bari kutwica? Byarambabaje, byarambabaje. Ariko byaba byiza abantu baretse umutima mubi, byaba byiza abantu baretse umutima w'ubunyamaswa, byaba byiza abantu bashatse kubaka u Rwanda ruzira ivangura, ruzira amacakubiri. Kubera yuko ibyo yambwiye ubwo nibyo abwira urubyiruko, kuko ni umuntu mukuru, nibyo abwira urubyiruko rutazi wenda uko jenoside yagenze, nibyo ayobesha urubyiruko, kandi ari rwo ejo hazaza h'iki gihugu. Cyakora nanone ndashimira uriya mubyeyi nababwiye witwa Jose uburyo yandwanyeho. Ngira ngo iyo haba benshi nkawe, imiryango yazimye ntago yari kuzima, hari kugira byibura barokoka. Ariko ikibazo ntago bari benshi bafite umutima nk'uwo. Ndamushimira kandi Imana ijye imuha umugisha. Hanyuma ndashimira ingabo z'inkotanyi n'uwari uzirangaje imbere, uburyo baturokoye bakongera bakaduha kubaho, bakongera bakaduha ubuzima. Ndashimira kandi ikigega Farije uburyo cyamfashije mu kwiga, nkarenga ibikomere byinshi nari mfite nkabasha kwiga, kandi nkongera kwigirira icyizere cy'ejo hazaza. Ikigega Farije cyaradufashije cyane mu kuduha ibikoresho ndetse no kudushakira abajyanama b'ihungabana. Byaduhaye icyizere, kandi icyo cyizere nticyaraje amasinde, kuko narize mfite A0 mu buforomo rusange, Bachelor Degree of Science of Nursing Science. Ubu nkaba nanjye mbasha gutanga umusanzu mu kubaka igihugu cyanjye, nita ku baturage. Mwakoze kumva ubuhamya bwanjye. Jenoside ntizongere kubaho ukundi, kandi twibuke twiyubaka.